Kazi bakunzi bacu Imarangamateka TV Daudi kuri micro mu gitaramo cy'amateka y'Umurenge. Reka tugende tugaruka kandi tureba ku gitero cyazahaje Mibunda cyangwa cyashengeshe Mibunda, bikavugwa ko igitero cyatumye isenyuka cyo ku minsi 13 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019. Ariko rero mbere yo kwinjira muri cyo gitero cyangwa igitero cyabaye kuri iyo minsi, reka tubanze tugere tureba agace ka Mibunda. Ese n'agace gafite imiterere imeze gute? N'agace kazwiho ayahe mateka? N'agace kavugwaho ubuhe buzima? Mibunda n'agace kazwiho imiterere myiza muri gakondo y'Umurenge, karimo imisozi itari miremire cyane, karimo indego cyangwa karambitse mu bundi buryo bwumvikana. Mibunda kandi n'agace kiganjemo abaturage b'abanyamurenge bagize umwuga ubworozi n'ubuhinzi, cyangwa abahinzi borozi babigize umwuga. Agace kandi kazwiho abaturage bafite inka nyinshi cyane. Kubera imiterere rero y'ako gace wasangaga inka zororoka cyane ku bwinshi. N'agace kandi kagenda kavugwamo amata menshi ugereranije n'utundi duce tugize Umurenge cyangwa uturere tugize Umurenge. Mibunda kandi izwiho abagabo b'intwari babigize umwuga cyane cyane mu kwirwanirira cyangwa mu kwirwanaho, kubera ibitero byagiye bigabwa muri aka gace. Aka gace kandi kari gapakanye n'andi moko yagiye yibasira ubuzima bw'abanyamurenge inshuro nyinshi zitandukanye cyangwa kuva imyaka myinshi cyane ihise. Kubera izo mpamvu rero aba bagabo n'abasore bo mu Mibunda bagiye bagerageza kwirwanaho no kwirwanirira uko bishoboka, nubwo abenshi bahasize ubuzima mu ntambara zivanguramo ko zagiye ziba muri aka gace ka Mibunda. Ariko abagabo bagiye bagerageza uko bashoboye mu bushobozi bwabo bushoboka. Mibunda nanone kandi iraza kwisonga mu duce tw'Umurenge dufite inzuzi nziza, inzuzi ziri ku mirambi, inzuzi ziri mufite cyangwa amasoko meza arimo amazi meza, amazi arimo imicanga cyangwa amabuye mu yandi magambo cyangwa mu rwego rwa environnement. Mibunda kandi iraza kwisonga. Reka rero turebe igitaramo muratwihanganira igitero cyo ku minsi 13 y'ukwezi kwa gatanu. Igitero bavuga ko cyashengeshe Mibunda ikaba yasenyuka, abaturage bake bari basigayemo bakaba ivamo. Iki gitero rero ni mu gihe itsinda rya Mayimayi n'izindi nyeshamba zagabye ibitero ku duce twinshi dutandukanye cyangwa imihana myinshi itandukanye, hanyuma bizogeraho abaturage birwanirira kugeza ubwo bagiye bagarura inka zari zanyazwe. Mu yandi magambo no kuvuga ngo bari batsinze umwanzi Mayimayi. Byaje kugeraho rero igisirikare cya FARDC cyaje kurasa abo baturage bari bamaze kugarura inka zabo, kirabarasa cyane abaturage kibarusha imbaraga kugeza ubwo za nka Mayimayi yari yamaze guhunga rero yo yahise yongera iragaruka iza kongera gusubira nayo zanka. Ubwo rero izo nyeshamba zahise zibona imbaraga, zahise zongererwa imbaraga, zimaze kugaruka rero zimaze kunyaga kandi izo nka zirongera zitwika indi mihana yari sigaye, harimo Mirambi ya Mibunda, harimo Rukwiza, harimo Mwibakura ndetse na Nkangu. Ariko kugeza kuri uyu munota igitangaje cyangwa uyu munsi nuko igisirikare cya FARDC kikibarizwa mu garere cyangwa mu gace ka Mibunda ahitwa Kwitara, mu gihe ibitero simusiga bikiva muri utu duce abiza gutera cyangwa gutera imihana y'abanyamurenge ahitwa Zagahwera n'utundi duce turimo za Karingi, ndetse baza kunyaga inka nk'ezasigaye. Aka karere ka Mibunda rero bikavugwa ko izo tariki cyangwa iyo minsi 13 y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2019 aribwo icyo gitero simusiga kirimo uruhare rw'ingabo za leta cyatumye Mibunda isenyuka burundu. Mu gitaramo cya Imarangamateka TV twari dutaramye, tugenda dutarama ibitaramo tugaruka ku mateka yo muri gakondo y'Umurenge, ndetse tukaba tuboneyeho gusaba imbabazi abakunzi bagenda badukurikirana kubera gutinda rimwe na rimwe kugaruka, cyangwa se kubera kuvuga amateka ugasanga ibiganiro biragenda bicikira kubera ikibazo cy'ibyuma dukoresha bitujuje ubuziranenge. Kubera izo mpamvu tukaba tubasaba imbabazi, ntabwo biduturukaho, hari igihe bicikira natwe tukabibona kubera tekinike